ariko ari Serge kanumva yego narabikoze nta kibazo narabikoze ariko ndizera ko nyine nibwo narengeze mu rugo naribi Canari kabisa kugira bahereye wanze kuza kujya mbyuko nyine mbere tumo kaje ugenda nukaze ukanga abantu cyane cyane hano wavuga no n'igitego mvuza ko ufite ikiranga wigenda ikiranga tuvugana Deve akamubwira urabizi ashize igihe kirekire ngufasha pe bihagije aho bigeze ubu ndananiwe pe ndananiwe mwene miringa Deve usa ufite stress zidashira ngaho kuza ku matelefone ukaba ku matelefone telefone yari kundya mu menyo mbuza gusinzira nta kintu kimukora nta kintu kimumfasha bro uretse Yesu wenyine witangiye abantu bari mu isi nta muntu washobora gukora ibintu nawe naragukoreye bose aho bigeze ndananiwe pe ugerageza ushakira ahandi rero ukundi kuntu bigenza njyewe rwose ndananiwe. Melissa sigaye mbona utishimye ni ikihe kibazo kiri hano muri urugo gituma uhora mbona ukonje mbona utishimye ni ikihe kibazo? Rero dadi hari ikintu nshaka kukubwira maranye igihe kinini kandi kinini cyane numva kimbangamiye. Kambwira nani karibu Shere makoze meze neza meze bo tarizi sanze nari imbere makuru n'umushyitsi tunamubwiye n'abandi bambwiraga yego ugiye kuza kuba hano ugiye kuza kuba hano fata intebe wicare nyuma ya risase kandi haje n'undi umukobwa wanjye niyo mpamvu twari turi kuganira nuko nyine muri iyi minsi usigaye witwara nabi
nabyo mu byo nari kukubwira twari kubiganira. nanjye reka njye nubwo ntateguwe Acara nta kibazo si kuba niba wisanga. akara ni kakara nakubwiraga kagiye kuza kuba hano nta n'ubwo ushaka kwishima ko ubonye mugenzi wawe umwana we mbese amenyereye kuba hari wenyine Agomba kwishimira mugenzi we ko nta kibazo gihari. ese kutari Bisanze ariyo nari nkibigera hariyo muri saa kinegurira. nyine wama nanjye utangiye kubyataka nk'ariki Mukobwa mwiza ni karibu rero hano iwacu. Ngira ngo yabikubwiye, uyu ni umudamu Imana yampaye, uyu ni umukobwa wacu. Ubwo rero karibu urisanga, turakwishimiye. bisange rwose mu rugo hano ntuzagire icyo utinya gufata n'iki byose wisange hano sibyo Wisanzure, none mu rugo kwa Mushumba. wagiye se kumwereka icyumba sibura ni ngombwa ko yajya mu cyumba cy'abashyitsi Nagenda nibararana mwereka icyumba cy'abashyitsi. cyatse bakararana akajya mu cyumba kimwe Hari ikibazo se nakindeba. wowe ugenda umwereka icyumba Elisa, tuni mwana ugiye kumwereka mu cyumba. Sibyo? hasi ko mbona utishimye Fashe tempo. Ahora tumanza ikibazo. Kama nimesi ntabwo yishimye. sasa icyo kibazo atambwira ko Nibura sinyo cyo kumuganiriza. uzi ukuntu twicara kenshi nga turicara tukaganira ahubwo nakwibaza ni ikihe kibazo afite Shaka kunyobera pe. Sigomba natishimye. ngahakira da Ese. Nakuba ndi. Mwana narisanga ni wawe. Kandi urabizi ko hano urugo ruragendwa. Nta kibazo ndibwira yuko uriya mwana nta kibazo azagira. Ntugire ikibazo yuko ubonye Melissa atishimye buriya ndabizi nuko batari bamenyanye. Araza kumwakira. umushagi nateruye hano numva kirashyushye Nta kibazo. aya mata arashyushye ahubwo azi ko nkunda mukara njye reka njye nzane mukara Sawa gerageza rero reka njyewe mpe nikomereje. kanwara kandi utakarya reka nzane mukara niko bimeze ariko Reji, ubonye Devu ndakubangamiye mu byo wirirwa ukora by'ibyaha. Umva nk'ubu ngubu mu gihe cyumba ukuntu kiba kiri gutuza. reka nkubwire uretse ko wagiriwe ubuntu nkamenya Imana nkamenya n'ubuzima ubundi bwose nta n'ubwo nkibana nawe. Regis umenya Imana. Ibaze rero nkawe Ni gute umbwira ngo wamenye Imana usimburanye. simburanye iki hari icyo wabonye uretse kuza kumva ngo oderi iki mva nkubwire Reji reka nkubwire. n'ibyo nabyo biba bimbangamiye bijya no mu menyo umbabarire kandi sinzabisubiremo. Ushakira ahandi ushaka undi muntu ugufasha. Njye nubakiye imisore sinishinze imirizo yayo. Igihe nahereye kirahagije aho bigeze ndananiwe. Rindira gatoya sibyo winyore. Kubera ko ndabizi igihe kizagera sibyo kizagera ngende. Kizagera. Yego igihe kizagera. Ahubwo igihe kirageze. Ugomba gushaka ubundi umvira uranambangamiye. Ndakubwiye ngo ngira ngo ariko ntabwo wumva amatwi yawe ntabwo afunguye ntabwo yumva. Ndakubwiye ngo ukore ibishoboka byose nturenze icyumweru yawe. Ese Reji wari inka umuriro ukakunanira koko. Nakubwiye ngo nubakiye imisure ntabwo nigeze nishingira ibyo wakoze kari byo birenze udusigaye dukeya koko tukunanire. Ntacyo ndabizi ko mumaze kubona ndimo ndashakisha akazi nanjye maze kubona ko nkubangamiye
ariko Nyiranja sibyo Nyiranja basi wihita untunguriraho ngo uhite umfatirana nanjye nguhaye integuza y'icyumweru kandi icyumweru ni kimwe nyuma y'icyumweru ibizaba ibyo nzakora ntuzandebe karumaze kuvuga ukwezi none usivuga icyumweru gusa uragenda ugabanya no mu kanya uhita uvuga ngo ni iminsi 3 ariko ndi iwanjye mfite n'uburenganzira bwo gusohoka akanya ndabizi ko uri iwawe reje reka nkubwire sibyo ubinturira unyirukana mbizi neza ko inzu atari uyishyura ni iwawe hitwa iwawe kubera ko bakwishyurira sibyo umva nkubwire tega amatwi tega amatwi unyumve nubwo baba banyishyurira bya biva mu cyuya cyanjye genda nawe hatanuke kwishakiraho njye ntabwo iyo nkoramabi njye nayikora noneho none akomeza kuzana muri tikuri ingaruko hano gurara hanga uri kwivugishwa ibyo kubera ko ngenda n'ibyo nshobora kubikora ukabona aho urya uhena kanatera umujinya urumva amagambo urengejeho ndahatana ndiyuha icyuya ndagira gute nkahangana kugira ngo bamusenze ubeho wangiza ukaza kurirwa unashaka no kumjomba urutoki mu jisho reba utazongera na rimwe kugira ijambo urenzaho nk'ibyo ngibyo byakubera bibi urazi ibyombo kandi hano hari umukozi wo kubyoza mwese mama umukozi wari nubuye ko najya mubona rekera hano hari umukozi wo kubyoza na Gisa akiri hano yari abizi ko atagomba gukora ku byombo gukoropa ndetse no guteka no gufura ye ikintu nakuzaniye hano ni kimwe wowe kora icyakuzanye ukarabe uruhuke uruhuke mama rega nta mukozi uhari njye nta mukozi njya mbona hano kandi tuhaba turi bane havuyemo wowe hari inde nani hari mami nawe hamwe na mukobwa w'abana none wa mukobwa uzi ko ari iki uzi ko ari iki hano si umukozi mwese mama si umwana nk'abandi mimi ndakubujije sinzongera gusanga uri mukozi ari mu byombo ubu ni umukozi hose gutya niwo ukora cyane mu gikoni ni njye rega nta mukozi uhari kandi undi mwana nakabaye amufasha arimo arakora ikigo sinzi ibyo arimo hariya mu cyumba twende bitwerimo kuzina ahubwo utekerewe wagakoze genda uzinge turiya twenda nawe aza yoza bino byombo ntabwo nakuzanye hano ngo ube umukozi niwe mukozi muri iyi nzu dufite nta wundi mukozi nashatse usibye we mimi ibaze mukwe reba ututwara twawe ugira gutya nawe ndebera n'ukuri ubu ubona utarimo kwica ko wagira ngo uzagende umeze nabi nasoni reba ututwara twawe urimo kwangiza utusa n'iki byose ushaka kuzarwara ibimeme mu ntoki koko oya nashaka muri salo sinjya nasubishaho ibimeme se mu ntoki sinone gukubona uri mu mazi ntasoni hano hari umukozi ugomba gutonyoka haba mu birenge haba no mu maboko yashaka akabizana no mu kanwa yashaka akazana n'ibimeme mu kanwa ntabwo mbishaka ntuzongere mbabarira rwose basi umbwira ngo upfukamire sinzongera gusanga woza ibyombo cyangwa se ujya ukora mu mazi ugiye gukomeza utubena twawe tw'imbere no kwiyuhagira ntabwo bizongera basi mbabarira imyenda yawe sinzakora imesa uyifata uyigihereze kimesa mesa nta kandi kazi umva uburyo kimwanga numva najyamo n'amabuye akayoza nuko bidakunda ikintu nakuzaniye imana sinzi niba uzagikora nk'uko mbishaka kuko ntera ubwoba pe ubwoba ubyumva ko nabugize mwese mama urashaka ko nazongera kumufasha umufasha icyo ariko mbere hose uzi utaraza ntiyabikoraga ntiyabikoraga kandi bikagenda neza ntabwo wawe ndumva utarimo kunyumva pe
mimi sinzi icyo ndi bukore kugira ngo wumve nta kibazo ntabwo nzongera ubaye bwa mbere no bwa rero ujya ugasanga urimo kubikora ibaze reba ahantu hose ukora ikintu gikuvura ireba ukuntu uhanagura ibintu byose irangiye turira aho ngaho irimo koza kuzinga utuntu tw'utwenda natwo yagumyeho umva kanjye nkuru turaza byose kuko nta nkuru ukwenda byose ntabwo yabyose ukaba urashoje rero gusasa ukaba urashoje n'usanzwe nari nshashe ko wasesura shuka yanjye urayishashe urayishashe ariko iyi shuka ni iyanjye niyo papa yanguriye yakugura amahe mafaranga umuyahe mafaranga mu mafaranga ya papa we mvira ku mashuka utayatosa nta n'isoni soni ariko ubundi buri igihe wahereye ntabwo urambirwa ndebesha ndeba utaba hari ibyo wanyenze Marisa vayo chazwa ngigiye nahereye ntabwo ujya urambirwa ntabwo njye ndambirwa ushaka ko nkurambirwaho wowe Marisa nabikubwiye ngo ndakwanga nkwanga urwango utabasha kumenya kuko urumenye wahaguruka muri inzu ukayivamo umva iyi nzu ariko wayinsanzemo ntayo nzavamo kuko yaguzwe mu mafaranga ya papa kandi na mama shuwa ubwo rero ntabwo inzu wayinkura ushatse kumbwira ko ndi mu byanyuko uri mu bya mama nyine rwose ntabwo uri mu bya mama ishinze y'umukobwa koko igihe ibyo nkora byose kuko ntabwo wakwibwiriza ngo ugende wansanze hano ariko Jacqueline nta hantu nteze kuzajya nta hantu nzajya ibyo uzakora byose uvuze ngo ndinde ngo ndinde reka nze ntunguke nagize n'amahirwe dore aho wayishyiriye hano wavuze ngo ndi Jackie njyewe ndi Jackie yose ntabwo uri we njyewe ndi Jackie gerayo nitwa hano wavuze ngo njyewe ndi mbwira ibintu so mwarimu urimo kuvugana ibintu wowe na so mwavuganaga bimbwira ariko si wowe muri kuvugana urabimbwira n'umusubiza umva ukuntu ubumbwira kugira ngo nkugorore neza kugira ngo utazongera kumbwira amagambo nk'ayo ndimo ndakubaza ngo wowe na so mwavuganaga iki wowe si yo muvuganye urabimbwira nukumbwiye nuko ushaka